ugirire impuhwe umuyoboke wawe Kizito Mihigo, ugire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke bw'ahemuka, maze ureke kumuharira ibicumuro yarakoze ukwemera kwe. Nyine we yababazwaga n'imbabazi perezida yamuhaye apfushije ubusa, none akavuga ati se ndongera asaba imbabazi pfusha ubusa. Iryo jambo ararivuga, yari yarimbye aribwira nuri kumubaza. We yaravugaga ati niba hari ikindi nakorerwa kitari ugufungwa mwambabarira akakibe cyo mukora, akaba ari cyo munkorera ariko simfungwe. Yumvaga gufungwa mu by'ukuri bimubereye ikibazo gikomeye. Irindi jambo yagombaga gushinjura umushoferi wamutwaye amuvaniwe mu rugo akamujyana Nyaruguru, ntaho yarahuriye n'ibibazo yaragiyemo. Hari ibintu kisajyaga avuga ku bantu birengagiza abantu bari mu kaga, harimo ubugome cyangwa ubugwari. Yamwe ngo nta kindi kintu kiba kibiri inyuma. Ubugwari buturutse ku bwoba kwa n'ubugome bushaka guturuka ku bwoba. Umuntu akaba yaguhemukira akakugirira nabi akaba yanakwica ariko kwera akoresheje. So ubwo Kiliziya ushatse kuvuga ko Kiliziya Gatolika ari ingome cyangwa ari ingwari? Ni ingwari. Hari umusenyeri umwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika yaramubwiye ngo komera courage, Kiliziya Gatolika ikuri inyuma, ariko twebwe turi bigwari twananiwe gukora ibyo wabashije gukora. Nico kibi kiruta ibindi, urupfu nico kibi kiruta ibindi, ariko nongere rero kubaha ikaze inshuti bakunzi ba YouTube channel yacu. Ni YouTube channel ya Bombori. Mbahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro twagarutse ku buzima bwa Kizito. Ni ikiganiro igice cya kabiri kuko igice cya mbere twababwiraga cyangwa se umutwe w'amagambo waravugaga ngo imyaka 5 irashize yishwe. Twavuga ngo ibitaravuzwe mu rupfu rwa Kizito Mihigo. Cyari igice cya mbere mu byibuka neza, twe dufite abatumirwa barimo Delphine Uwituze, ngo akaba hagarariye ka MP, umuryango wasize umuryango washinzwe na nyakwigendera Kizito Mihigo. Twari kumwe kandi na Faustin Kabanza n'ubundi bari kumwe muri uyu muryango. Mu byibuke ko mu kiganiro cyo bwashize twavuze byinshi, bagarutse ku rupfu rwa nyakwigendera n'uburyo barumenye, ndetse by'umwihariko uyu Delphine Uwituze yaduhishuriye ko Kizito Mihigo igihe yarafungiye muri gereza ya Mageragere ngo yaba yarigeze gufatanwa telefone, iyi ngiyi bavugiraho telefone mobile, hanyuma bikaza kubasaba ko bagombaga gutanga ruswa y'ibihumbi 700, akayabo k'ibihumbi 700 y'amanyarwanda. Aho hari mu kiganiro, kandi mwibuke ko mu gice cya mbere twasozereje aho Delphine yatubwiraga aho Kizito yakundaga kwigobeka, yigobekaga kugira ngo abashe kuvugisha abantu kuri telefone. Nibyo byagiye bivamo ubutumwa butandukanye mwagiye mwumva Kizito yagiye ahererekanye n'abantu. Burya rero yabaga yigobetse ahantu hatandukanye muri gereza, ngo hari ukuntu yari afite ahantu yigobekaga. Uretse n'ibyo ngibyo, dusoza kiriya kiganiro Delphine Uwituze yatubwiye ko Kizito Mihigo yajyaga yigobeka kuri aritari aho basengeraga hariya muri gereza ya Mageragere, ari naho yari afungiye. Mu gice cya kabiri rero cy'uyu munsi mugiye gukurikirana, kandi nongere nshimire cyane abadukurikiranye kuko murakabaka 2020 mu gihe gitoya tubagejejeho iki kiganiro, bitwereka ko mwanyuzwe kandi mwanatanze comment nyinshi turibuze kugarukamo mbere yuko twinjira mu gice cya kabiri, mukamwanyuzwe n'iki ikiganiro. Mu gice cya kabiri rero turibuze gukomeza n'ubundi kuvugana na Delphine na Faustin, ariko noneho baragaruka ku buryo Kizito Mihigo mbere yuko yicwa yatotejwe, aho bivugwa ko uyu Maître Mukamusoni Antoinette wagombaga kuba yunganira Kizito Mihigo mu by'amategeko yaba ngo yari icyitso cy'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, ndetse ngo akaba ari mu mugambi
wapanzwe wo kuvuga ko Kizito Mihigo yari afite icyo bita depression cyangwa se kwiheba. Turabigarukaho muri iki kiganiro igice cya kabiri, ariko munyemerere tugaruke muri zimwe muri comment mwatwoherereje abantu hirya no hino ku isi, mukaba mwaratugaragarije urukundo mwakundaga Kizito Mihigo. Reka duhere komenti ku batwandikiye kandi twongera kubashimira kuko mwatugaragarije urukundo mwakundaga Kizito kandi n'ubu ngubu mukimukunda. Duhere ku butumwa bwa witwa Iradukunda, niko yiyise, sinzi niba ari ryo zina ryanditse, agira ati murakoze cyane kutubwira ku buzima bw'uwo mweranda, ati ndazi ahari ni heza, adusabire surtout Imana ihe kwicuza abamwishe kuva hejuru kugeza kubabishize an application, ati i Burundi tuzokwama tumwibuka. Uyu nguyu birumvikana ko no mu gihugu cy'u Burundi watwandikiye iyi message. Nibyo nababwiraga ko Kizito Mihigo yari yarenze imipaka y'u Rwanda, yari yarabaye mpuzamahanga. Undi nawe wanditse avuga ko ari MJJ 7441 yaranditse aragira ati urupfu rwa Kizito narwumvise ndi mu modoka njya ku kazi, numvise meze nk'uri mu nzozi. Ati naparitse ku ruhande ndabanza nshakisha amakuru mu buryo butandukanye, birangira nemeye ko yapfuye. Uwo munsi akazi karananiye pe. Agakomeza agira ati uwamwishe yababaje benshi, ariko umubyeyi wa Kizito by'umwihariko yarashegeshwe. Imana imukomeze. Reka dukomereze ubutumwa ku watwandikiye agira ati Rubensi mu byiyumviro byanjye, ngira ngo nigiye yabwiraga, ati Rubensi mu byiyumviro byanjye cyangwa mu nzozi cyangwa imagination, ati ntawasimbura Kizito kugeza kuri uyu munota. Akomeza agira ati abayeho yaba ataravuka. Ati mwakoze ku kiganiro cyiza kivuga kuri Kizito, ati muzongere ubugira kenshi cyangwa buri gihe nubishobora, merci vraiment. Ibyo ngibyo nibyo yongeyeho. Hanyuma uwitwa ko yitwa Brigitte Uwase yaranditse ati Delphine uyituze, Uwiteka kugwiriza imigisha ya buri munsi kuba warabanye neza na Kizito. Ati ndakwinginze ntuzamutatire na rimwe. Uwo ni Delphine tuvugana muri iki kiganiro ubwirwa. Agakomeza agira ati ubishaka cyangwa utabishaka, niyo mpamvu ugomba gukomeza guca akenge ukamenya aho uri nabo muri kumwe ku nyungu yose yashoboka, uzakomeze kumubera fidèle. Ati ndakwinginze kandi Nyagasani azabigufashemo, warakoze cyane, horana imbaraga. Niba byumvikana neza, Brigitte arabwira Delphine Uwituze ari nawe uyobora campe. Hanyuma undi witwa Jean Damasi yanditse agira ati Kizito yarameze nka Yesu, nawe yaje mube kubigisha amahoro, ntibamumenya ntibamwumvira ahubwo baramwica. Mutagatifu Kizito udusabire. Ibi rero bikaba byaranagarutse cyane mu batwandikiye bavuga ko Kizito Mihigo ari mutagatifu. Bati mutagatifu, mwabyumvise ko mu Burundi aragira ati yari umweranda n'umutagatifu ngibyo. Hanyuma reka twihute ku butumwa bw'abatwandikiye. Hari uyu nanone wiyise Mahoro yaranditse ati aya makuru azabikwe abungwabungwe kuko azakenerwa mu kuryoza inkotanyi ngome ibyo zakoreye Kizito Mihigo. Bikwereka ko we aravuga ati nubwo bishe Kizito, turabizi neza ko FPR inkotanyi yari yohagarariye uru rupfu rwa Kizito Mihigo. Ati igihe kizagera aya makuru ari kugenda ashyirwa ahagaragara agire uruhare rukomeye mu gihe abo bantu bazajya imbere y'ubutabera. Turi kugana ku musozo w'abatwandikiye bakomanta ku rupfu cyangwa se ku cyo batekereza kuri Kizito nyuma y'imyaka 5 yishwe. Uyu nguyu yanditse avuga ko yitwa Love n'indi mibare inyuma, ariko reka mbabwire ubutumwa yatwandikiye namwe noneho mugire aho muhera. Uyu yaranditse ati urupfu rwa Kizito ruri mu byerekana ububi bw'akagahanya kagatsiko. Ati ubundi byarashobokaga ko bamukubitishi bakamukosora bakamushyira mu murongo bashaka ko akurikira, bakamufungirana nk'uko bafungiranye Ingabire. Akomeza agira ati gusa kuva kamwica nibwo twatangiye kubona decline
gutangira guteremuka kagana mu rwobo none nimurebe aho kageze ati nimutegereze gato gusa uyu ni umuvandimwe watwandikiye reka dusozereze ubu butumwa kuko mwatwandikiye muri benshi uyu nguyu yanitse avuga ko yaba yitwa ngo ni Ashwida nibyo zina yahisemo yaratwandikiye aragira ati bombori Egide uvugwa muri dosiye ya Kizito Mihigo ntabwo ari Egide Nkuranga ahubwo ni umupolisi witwa Egide Ruzigamanzi niwe wica ni nawe uvugwa kuberisha intwari John Williams urakoze cyane muvandimwe Ashwida watwandikiye kandi tunisegure kuri iryo kosa ryakozwe kuko uwo twashaka kuvuga ni uyu mupolisi Egide Ruzigamanzi tukaba dufite amakuru menshi komeza kugenda twegeranya kugira ngo tuzabagaragarize ko uyu Egide Ruzigamanzi ari umwicanyi kabombo kuko nkuko nawe bivuga muri message ari we wagize uruhare mu rupfu rwa John Williams nibuke cyane ko John Williams nawe yishwe mu buryo budatandukanye cyane n'uburyo Kizito Mihigo yishwemo nkaba rero nongera nanone kugaya abagishinyagura bamwe bakavuga ko Kizito Mihigo ngo yaba yarizize yewe no mu minsi yashize hari uwo twavuganye anshinyagurira ambwira ko uyu ntwari William ngo kuba yarapfuye yaba yarizize yewe ku giti cyanjye nkaba ntemera uwo ari wese mu buryo ubwo aribwo bwose yaba yishwemo cyakoza upfuye ngapfa urw'ikirago aho ngaho ni urupfu n'Imana yaturemeye ariko nta muntu wambwira ko yaba yicwa uburyo bwose bwaba bukoreshwa kugira ngo yicwe ngo umbwire ko uwo muntu yizize nagashinyaguro kandi twongere tubwire abantu ko nubwo uyu munsi waba utemera uburyo Kizito Mihigo yapfuyemo ntwari William n'abandi bagiye bicwa kugeza aho ushobora gutekereza ko baba barizize igihe kizagera mubibone ko batizize mbashimire cyane mbaha ikaze mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro mbashimire kandi mbararikira kuzakurikirana n'ibindi bice tuzakora tugaruka kuri Kizito Mihigo ubwo cya gihe cyo kunama kigeze banyarwanda mwemere namwe bategetsi bihangange muceceke uyu mwanya ntabwo ari uw'impaka zango turwane sinuwo gupfundikira n'ukuri turwanira urupfu ntabwo bikwiye ko dukomeza kugira kagahinda twagize igihe twamenyaga ko bamwishe nagira ngo binatume mbabaza cyane cyane ko twabikomojeho dutangira ikiganiro aho byavuzwe ko yinigishije ishuka yewe nyuma yaho hari andi makuru nagiye mbona ariko bashobora guhamya cyane cyane ko ntabwo ushobora gufata ibintu ngo byemeze hari abavuga ko ngo ashobora kuba atarishwe turabizi ko ubundi abasirikare ba FPR inkotanyi cyangwa se ko systeme yica hari inzira zitandukanye bashobora kugukubita ikintu bashobora hari inzira nyinshi zitandukanye hari amakuru mwaba mwarabonye arengeje kuba nkuko leta yabivuze yaba aranigishijwe amashuka bashobora kuba baramuteye urushinge baramunize hari ndabizi birakura ku mitima yacu kwese twamukundaga ariko niba hari icyo mwadusangiza Delphine yenda ndakabanza kugira ngo tukomeze tureba mu by'ukuri nyuma y'imyaka 5 nge navuga yuko nge wenda ndagaruka ku bimenyetso niboneye n'amaso ariko ku bijyanye no kuba yarishwe je suis témoin kubera yuko deja nanjye ubwanjye nabigizeho menace bakimara kumwica batangiye kumamagara harimo abaja donc de sécurité de renseignement simbizi hari umwe nibuka umugabo umwe nibuka mu bari bamurinze bamenasaga ngo tujye kuri public donc ngiye banyuzeho d'abord ngo ninjye kuri public ngo ngambe bambwe ngo nandike lettre ibwira public ngo kujisha public ko Kizito ngo murekera ngo tubwire abantu banga u Rwanda ngo barike kutuka leta ngo ko Kizito yari afite depression ngo twamubona ngo twamubonanye depression noneho ngo ni nyuma y'urupfu
nyuma y'urupfu rwe Yego. donc deje ibyo ngiye bitabimbwira ni preve yuko bashaka ko umuntu ajya kubavugira none njye narabyanze ndamuvugira nkandi nuko ubwo ndavuga ati cyane ntabwo nari umuyobozi wa fondasiyo icya kabiri noneho nta nubwo nari ndi ntabwo ndi umufamiliye wiwe ndagenda mbwire publike ko ndi nijya gucecekesha publike ngo no ngo twabuze ngo famiye yiwe ngo niki ngo twabuze mushiki we kandi bafite contact yiwe nuko ariko finalement naje kumenya ko bagize na famiye kuko bavuze ngo no barantegetse dahiri ngo nishake famiye bavugane none mpamagara no muri famiye ndamwani barashaka bavugisha nawe aravuga ati mushiki we nago nawe bari kumwe aravuga ati nibikarume agiye kubashakira mushiki we twari turi kumwe donc icyo bashaka icyo bashaka kumutegeka babikimubwire kuko kumva twari bari kudushyira mu bintu tubasha donc tutari capable yo gukora nuko ubwo ngiye nisobanuye mbabwira ko ntacyo ndicyo sinari umugore we sinari mushiki we sinari iki nanubwo n'umuyobozi wa fondasiyo ndavuga ati ntago nakora ibyo bintu ntago nta responsibility bifiteho noneho ubwo mushiki we nawe ubwo sinzi uko byaje kugenda wenda ariko mwaje kubona ko haje gusohoka itangazo rya family rivuga ati murekeraho kudushinyagura ariko nibo bari baryanditse doko rero atangazo ntabwo umuryango wa Kizito warigizemo uruhare hari ibintu bananga no kuvuga kubera yuko wenda bishobora no kugira ingaruka ku muryango ari ibintu ninda kuvuga wibye siri bakoresheje umuryango kuko impamvu ko bakoresha umuryango ninge batumyeho ariko contenu ntago navuga ngo ninde wayanditse cyangwa ninde wayanditse ariko icyo kintu ngiye barambwiye ko bashaka ko twandika icyo kintu iyo lettre kwa nyuma rero ibyabaye nta byinjiramo ubwo icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kugira mpunge bambwira ngo ujye mu itangazamakuru mvuge yuko Kizito nabonye afite depression ngewe rero mbiye mu itangazamakuru ne navuze yuko nta depression nabonye nabyo ubwo bitera ikibazo hagarara aho ngaho ya depression ya Kizito byavuzwe na avoka uriya Antoinette Mukamusoni afite ukuri ikintu cya depression ndagira ngo unabihuze kuko Mukamusoni we yagaragazaga ko Kizito yapfuye kubera icyo kibazo cy'iyo depression wowe ukavuga uti nawe nabonye aho Mukamusoni ntekereza ko bamukoresheje nako nubwo ari gutekereza kuko wenda ni gutanga témoignage y'ukuntu baje kunkominika abakorege dukorana ko yapfuye bakira aho ngo Mukamusoni yarampamagaye Antoinette amagambo yavuze ni ubugome n'ubushinyanguzi nayahe donc yarabamagaye arambwira ati ngo ngaragiye kuzimu ngo ubusengo urajyahe ngo batajya kumwe nyine ngo ubusengo ngo nuhombye yavuze amagambo mabi cyane ngaragiye yari yaho yagiye kuzimu ngo birarangiye ngo fini ngo termine ibigambo bibi ntashobora no kwasha kuba navugisha kanwa kanjye ubona ko titimagine umuntu azi ko mupfushije aho kugira niwe muntu wavuga ko supportingaga none ari utangiye kukubwira amagambo ntekereza ko n'ubwa mbere numvisha umuntu ubwira amagambo nk'ayo ngayo umuntu wapfushije kwa ubwo deje icyo cyari kimenyetso ariko na message yanyandikiye noherereje muri Human Rights Watch kandi uwo niwe wamurepresent niwe wamuburaniraga ni gute wamuburaniraga ariko erezoma ke Kizito yarabidekuviye kuko Kizito ni wambwe icyo gihari kera kiri muri gereza ambwe ati nubwo masikora ko Mukamusoni bamukoresha ntago nzahora mpinduranya abavoka kuko nubundi ntagomba kubabwira ntago leta igomba kumenya iki ku mutima wanjye icyo abavoka bagomba gukora no kugira ngo agerageze amfunguze bitewe n'ibyo bari kundega naho icyo ntekeza ku mikorere yabo ntago ngomba kubibwira donc avoka donc yarabizi ko yabakoreraga baramutuma kugira ngo amugire confiance avuge ariko akavuga ibijyanye na dossier bamushinja ibindi akarekeraho donc Mukamusoni yarabakoreraga byinshi urumva gihamya twayibonye bwa nyuma kuko njya kumusura lo 16 yaramanutse amaze kumukoresha statement nabo muri RIB noneho aratubwira ngo adusobanurira muri make igihe atubwira ngo dutaye ngo byaranye ntabwo tumubona yabanje kudusobanurira uko byagenze aravuga ati twaganiriye igihe kirekire nubwo yagiye mu itangazamakuru akavuga ngo Kizito yanze kuvuga umva tubwe ntabwo ari kutubeshya ngo yanze kuvuga kandi bamaranye amasaha ane nibwo rero yadusobanuriye ko baganira igihe kirekire asobanura ko yaragiye impamvu yahungaga yaragiye
gushaka ubuzima mu Bubirigi, yaragiye kunyura kuri ambasade y'Ababirigi mu Burundi, none akaza kureba umuryango hano ko afite ababyeyi. Noneho ngo nibyo Kizito yavugaga, ubwo Mukamusoni nawe ngaratakamba ngabwira RIB ko bagomba kumureka, ngo afite ngo agiye kubura, yatubwiye ko agiye kubura na dosiye ahagaze kuri depression, ngazakoresha depression ngo kubera yuko ngo niyo yonyine ishaka kubatera impuhwe, ngavuga ko ngo bamubabarire ngo ngarabaye deprime, ngo kubera ko nta kazi yari afite, ngo byakoraga byose byari baramufunze donc amaradiyo ari yamufasha mu kazi kiwe, bari baramufungiye ahantu hose mu baterankunga. Noneho ku buryo ntacyo bashaka gukora fondasiyo idakora, noneho ngo ngagira depression, ngabona ubuzima bugiye kwanga. Ibyo niko yabivuze, ariko ndagira ngo nkubaze niko twebwe ibindi kubwira niko Mukamusoni yatubwiye twicaye kuri reception muri polisi. Noneho numva icyo kintu cya depression, numva kirankanze, numva ntigisobanutse. Ariko Kizito akaba yari yarambwiye ngo kugira ngo ibintu bigende neza, donc hatazaba hajyamo amapiyeje cyangwa abantu bakadushuka cyangwa bakanshuka cyangwa bagashuka Kizito, twagomba kumenyeka akantu kose. Information numvishe nagomba kuyimubwira, nawe iyo yumvise akagomba kuyimbwira. Noneho ngeze kubw'amahirwe bamuduhaye, namubaje namaje se ibintu bya depression numvise ni biki. Avoka yakubwiye ko agiye kukuburanira akoresha depression, ngo wingo yabivuze, ngo ariko ngo c'est solide, bivuze no mu Gifaransa, ngo ariko ngo nimba ngo yumva ngo namubwiye ngo je suis pas déprimé, ntabwo ndi déprimé, ngo ariko nimba wumva ibyo bya no kuvuga ngo ibyo ndimo ndabizi. No, we impamvu Kizito dutekereza ko yensisi aho ngaho niyo depression ni ikintu bari baprepaye. En fait je pense que ya masaha ane yo dukoze analyse dusanga, ariko ibyo wenda izo twagiye tutanga témoignage. Par exemple ngewe nandi kumwe na Human Rights Watch na za ambassade ndi muri Kenya, twize gukora call bari kumbaza témoignage ku byabaye, unkurisha na conclusion bagiye bagira ukurikije icyo kiganiro cya depression, ukuntu yayitubwiye kugira twega dutegure mu mutwe, yarangiza akayibwira Kizito, akaba yarebwiye na Kizito, yarangiza bakavuga ko yarayifite, yari yatumye yagera mu itangazamakuru akavuga ko depression yarayifite kuko yanze kuvuga. Donc depression yagarutse ahantu hose kugeza aho nono bakonkuriye ko donc bayahise bavuga ko Kizito bamumaranye amasaha ane bamumenasa, bamubwira iby'amashuka, kuko numva amashuka yagarutse. Kizito atubwiye ati nta mashuka mfite, ariko ntayo nshaka. Aratwihanangije kandi ubona ko atayashaka koko. Kandi Kizito ukuntu yari ateye, yari ameze gutya, niba avuze iti iki sinyishaka, twarubahanga. Donc ubumva none amashuka aza kugaruka. Ikindi kintu ubona ko urupfu rwe bari baruteguye kandi barumubwiye, arakandi kantu yadukoreye tugiye gutaha, yaradufashe atujyana, yarankuriye gutya ati ngwino nkwereke imbabe, afite amapingu gutya, yarameze gutya, amfata gutya kumwana na namba, yambwa ati ngwino nkwereke. Ubwo namushiki warankurikira, turagenda duhagarara mu idirishya, yarameze nk'uduherekeje, arambwa ati reba hariya. Ndareba, ubwo twari turi hejuru, ndeba aho yantungira gutoki, anyereka idirishya ngo yari kuraramo ngo harebe. Noneho kako ntabwo numvaga impamvu ngomba kureba aho yararaga, ntabwo numvaga ikirimo. Mbona ndavuga ati ndabitindaho, ambwira ati warebye, ndabaho niho yararakaye, atavuga ngo reba. Noneho ndongera ndari ati waribonye idirishya ndi kuraramo. Noneho mpita mbona ko biri seriye, ndareba ndamubaza se none nanjye kumusobanuza neza, kuko donc yagombaga ntekeza ko yarari kuvuga donc kompa ibintu icyo yatubwiraga. Nyuma analyse z'abari abantu bari gukora n'ubu bagikora enquête bakikaruka ku rupfu rwe, bashobora kuba we yarazi neza yuko ibyo bazakora na ya mashuka aho bazavuga ngo bamumanitse, kandi amadirishya ukuntu yubatse ni amadirishya bakozwe n'ibirahuri, nta kantu ka grillage kariho, naki ushobora kuzirika ikintu ngo wiyahure. Donc byaragaragara ko niho kutubwira ngo nibavuga ngo nariyahuye muzamenye ibyo ari byo, muzamenye. Donc niyo conclusion bagiye batira, ariko abantu wenda bafite ubuhanga nuze muri enquête bazatubwira exactement bandi makuru maze kuyakusanya, ariko izo byo kintu bakigarukaho. Ikindi kintu cyaje kutwemeza ko urupfu rwe barutekinise baruprepaye, hari umuntu nawe wari proche yacu, noneho
twaje kumva ngo yarahunze nawe yarahunze byinshi ntabwo twaje kubyumva atabizi ko yahunze ariko agenda aravuga ngo niwe wadutwaye gusura Kizito agenda abwira abantu kubera ko abantu bari banze kwemera ko urupfu leta iri kubeshya abantu bakaza asohoka hanze ze kubwira abantu yuko bagomba kubyemera kuko ngo Delphine na mushiki we yabatumye amashuka kandi n'igihe babajyanye n'umushoferi wabo kandi ikintu donc numva ari ikinyoma bahimbye kuko ngewe ntabwo najyanye na mushiki wa Kizito nge nagiye ukwanjye nawe agenda ukwe turahahurira kuko yagiye ajyanye umwavoka ngiye turahahurira ntabwo twakoresheje umushoferi umwe deja n'uwo muntu nubwo yari umushoferi wa Kizito yari umuntu wo muri KMB donc bakoresheje n'umuntu bakoresheje kugira ngo bakomeze bajisha barakonaga ikintu cy'ikinyoma cy'amashuka cyanze we bamwohereza hanze kugira ngo ndabwira abantu ndi proche ya Kizito ariko ninge barano wabajyanye nari umushoferi wa Kizito donc urumva ni ikintu cy'amashuka cyanze gufata bashaka n'abantu bo muri KMP bakoresha kugira ngo bagende ariko ibyo yuko amahirwe kuko abo babibwiraga bajyagiraga no mu bazungu bakaza bakongera bakansobanuza ti eske mwajyanye Kizito batumye amashuka ariko baramubazaga ese niba Kizito batumye amashuka ari we batwaraga ubasubiza mu rugo bafashe amashuka barayajyana akahita afata aho ngaho ntago mbizi kubera ko ngo bwari bwije ntago wenda bakoresha undi mushoferi ntago bigeze bamamagara kandi ntago twiye dusubira muri visite kandi bamwishe tumije ko yapfuye bukeye donc urumva ni ikintu bakoraga kugira ngo umuntu aze abiba abantu mo urujijo donc ni ikintu bateguye cyane wenda ngarutse ku bimenyetso Kizito ngiye namubona nabonye afite ibintu by'ibikomere ariko ntabwo byari ibikomere by'ibisebe ni ibintu byari bimeze nk'ibintu byabaye umukara je pense que yari yabaye umweru cyane ubwo umubona ndagira ngo tubihuze kubera ko urumva babidutangaje ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umubona hari hashize nk'igihe kingana iki isaha imwe umunsi iminsi ibiri hari hashize igihe kingana iki oya hari hashize icyumweru nabo ni samedi donc wamubonye nyuma y'icyumweru tujya gushyingura wabonye ibyo bimenyetso komereza aho turi gusezera nabonye ni ibintu ufite yari yahindutse umweru mu maso asa nk'umu ariko none ukabona ikintu kimeze nk'igitashe cy'umukara ku matama n'ahangaha mu gahanga n'umunwa n'ahangaha kuko nabonaga n'umuntu umeze nk'uwahengamye gutya ko munsi bakubise ikintu ariko umuntu gahengama ariko mbona habaye umukara ku buryo nasohoka nabajije abantu donc twabiganiriyeho mbaza abantu ariko se ko Kizito afite po nziza atagira amatashe y'umukara bira bintu nabonye by'umukara mu maso ni ibiki nibwo bambwiye ngo bumva umuntu wahise ambwira ati ceceka ubwo noneho tibiri yabonye nuko bumva yamaze icyumweru bamuvura banako bamakiya ibikomere ariko bari bamwangirije mu maso bivuze ko bamuhondaguye okay ya reka dukomeze twihangane imyaka 5 irashize ariko Kizito aracyari mu mitima yacu kandi azaguma mu mitima yacu tukaba twongera kubwira abakoze iki gikorwa cy'ubunyamaswa mu by'ukuri ntekereza ko cyagize ingaruka zikomeye ku mitima y'abanyarwanda muri rusange byanze bikunze igihe kizagera babibazwe nibatanabibazwa hano muri no sintekereza ko hari igihe bizabaho ko nabo ubwabo bazabona ko bakoze ubusa ntekereza ko nyuma y'imyaka 5 mu by'ukuri bigaragara ko nubwo bamutuvanyemo mu mubiri ariko mu mwuka turacyari kumwe nawe reka rero turebere hamwe ibikorwa mwateguye muri gahunda yo kumwibuka nyuma y'imyaka 5 twabonye hari ibikorwa mwateguye mu gihugu cy'Ubufaransa n'ahandi se muri rusange ibi bikorwa mwabiteguye gute mutubwire naho byagiye biba yenda reka mere kuri Kabanza kubera ko niwe urumaze umwanya atavuga atubwire uko mwateguye ibi bikorwa Kabanza cyane ko wungirije Delphine hanyuma tubwire mu rwego rwa KMP ibyo mwateguye ndikana none nakantu gato cyane ngaruka inyuma mvuge nako n'utuntu tubiri kamwe ndibuka kuko kwibuka ni byiza ndibuka muri Noheli n'ubunani byabanjije urupfu rwego nuko ni bya 2019 naramubajije ntise no kugira ngo nerekane ubupfura bwa Kizito n'abatekereza no gushaka kuvuga wenda ngo yari deprime ni urumva byari mu kwa 12 kandi yapfuye mu kwa kabiri n'igihe cyegeranye cyane ndibuko twavuganye cyane ndamubaza ntise ntireka nzagusha ndimo ntegura ukuntu nakoherereza ni kanoheri n'ubunani
ati mon frère ati nagira nkumenyeshe ko hari abavandimwe banyoherereje ati ubu ngubu ati bubyihoreye ati nzakubwira. Ndumva burya no kuvuga ukuri ni ibintu byiza cyane. Namubajije se abavandimwe ni bande, arambwira ati ni abavandimwe ati bo muri Jambo bo mu Bubiligi. Bo sinzi ntiyambwiye amazina ari bande, ariko nzi ko icyo kintu yarakimbwiye, ariko kandi twibuka neza ko icyo gihe nta kazi yagiraga. Namubwiye narongeye ndabwira ntoya atoya ati nzakubwira ati ubu ngubu ati meze neza rwose ati banyoherereje akantu ati kano kanya ako kantu ni amafaranga kugira ngo abantu bataza kwibaza ko ari akantu n'amafaranga no kugira ngo abantu bashaka kuzana mu bya depression ko urumva ni igihe cyegeranye cyane, urumva byari mu kwa 12 nta mezi atarimo ntayo nabiri ni n'amezi abiri gusa. Nuko ubwo rero nako kantu nagira ngo yego abajya kuzana ngo depression cyangwa se n'ibiki, ariko nubwo bupfura ku muntu wari umaze igihe nta kazi afite, ku muntu wari umaze icyo kintu ntabwo kizamva mu mutwe. Reka rero ngende nganisha ariko wenda nkiri no kuri ibyo bimenyetso byose, hari n'abajya bavuga ko hari abanyamakuru bamwe na bamwe babonye umurambo we, hari n'abajya bavuga ngo Cyuma yaba yarawubonye ariko ugasanga afite ibikomere kimwe na biriya Delphine yavuze bihura na biriya Delphine yavuze. Ibyo rero wa mugani akaba ari ikibazo kinakomeye kugira n'ubwo no minsi nasomaga ibinyamakuru bitandukanye hirya no hino no mu mahanga bahari abibaza bati ni ukubera iki kugira ubu ngubu leta y'u Rwanda idakoresha nkete, niba yaraniyahujwe n'amashuka ngo bimenyekane bigaragare, ariko se no gutinya wenda gukoresha nkete aho ntibatinya kugira kuko nkete bisaba yuko hariho n'abankete nyine baturutse hirya no hino ku isi. Ibyo nari kuza kubikubaza cyane cyane ko Perezida Kagame mu gihe nyuma y'uko Kizito yishwe hari abanyamakuru bakomeje kumwotsa igitutu bamubaza ku rupfu rwa Kizito, bababwira ko batazongera no kumubaza icyo kibazo. Ababwira ko ibyo batangaje ariko kuri nta n'undi muntu, bikwereka ko nta n'ubushake buhari bwo kugira ngo habaho irindi perereza ryigenga ku rupfu rwe, uretse ko ntekereza ko nubwo ryakorwa ryatangwa icyo dutekereza natwe. Ubwo rero nyine nkaganisha ku yuko kuko nubwo ibyo byose bigihari bikaba bitari byahagaragara ku buryo buzwi bugaragara, ariko abantu benshi turabibona, abanyamakuru bo hirya no hino babona yuko hari ikintu kidasobanutse, babona yuko ruriya rupfu ari urupfu ubutegetsi bwashatse bukabishyira no mu bikorwa. Hagati aho ngaho rero ntabwo twacecetse cyangwa se ngo duhere mu rupfu. Nanjye ubwanjye wari waravuze yuko nza muri KMP, yewe ndanibuka yuko hari abavandimwe babizi, ngewe nkuriya muryango remezo nubwo waje kugira utubazo hakabimo ntuze ukaza kusama nkaho uje mu bipande bibiri, ariko ndibuka nk'umuntu witwa Media. Uwe muryango remezo ushatse kuvuga? Umuryango remezo uriya yego Kizito uyoborwa na Mediatrice. Ndibuka yuko mu by'ukuri nyenye nkunda kuvuga yuko ndi mu bawushinze, kuko nakoranye cyane rwose bihagije na Mediatrice. Ndibuka yampaga n'amatexte kugira ngo myandike mbayahindurire mu Gifaransa n'ibiki, ngiye numvaga nzajya no mu muryango remezo. Sinzi ukuntu aba ba Delphine n'abandi bagiye bakomeza kunkurura kugeza ubwo mbwiye mu muryango remezo ntindumva, reka nkomeze ku buryo bw'umwihariko umuryango wa KMP washyizweho na Kizito. Nuko nguko naje kuwinjiramo, ndetse icyo gihe yari ni groupe nini cyane, numva ari igihe cyo kongera no kubisubiramo, harimo n'iriya KMP Belgique. N'ejo bundi umunyamakuru numva ari umunyamakuru Gaspari wawuvuze, ni byiza no kuvuga, wenda twaranaganiriye nyuma mubwira yuko gusa yawuvuze asa naho ashaka kuvuga nkaho ari wo muryango, ariyo fondation. Aranambwira ndabimusobanurira, arambwira ati ndabyumvishe, nanamusabye yuko babikosora cyangwa se akaduha akanya tukabisobanura neza, kumvikanisha yuko KMP Belgique ari ishami, hanyuma hakaba na fondation KMP. Ubwo rero iyo fondation KMP byumvikana nyine kino gihe bizaba byiza yuko igihe kizagera na KMP Belgique igakorana koko by'umwihariko na fondation. Muri no minsi ntibyari byakunda neza, ariko bizashoboka. Ubwo se niba mbyumva KMP na fondation byose biyoborwa na Delphine cyangwa n'abantu batandukanye? Ubundi fondation KMP iyoborwa na Delphine, ariko uko Kizito yari yarabivuze
buri gihugu gishobora kugira branche yacyo gishobora kugira ishami ya ryacyo KMP yego iyo KMP ikagira umuyobozi wayo mu by'ukuri natwe hano turi nko mu nzira nubwo ngiye ndi muri fondation KMP ariko turi no mu nzira yo gushaka ibyangombwa bihagije kugira ngo tugire na branche yihariye ya KMP France yego nk'uko ubu ngubu KMP Belgique hari ikaba ifite na statut yayo ariko ubundi mu by'ukuri izo za branche zose ziba ziri muri fondation okay birumvikana ni huri nyine hashobora kugira branche imwe ivuga iti ngewe kano kanya ntabwo nshaka yuko cyangwa se n'utubazo tukavuka hari abantu ntiyabura uruntu ari niyo bavuga yuko wenda muri no minsi nta mikoranire ikomeye hagati ya KMP ya branche ya KMP Belgique na fondation ariko ngiye mpora duhora twizera yuko hari igihe twebwe nibuka ko no mu kiganiro cyakozwe twebwe iyo tugiye kuyivuga turayivuga nk'imwe muri branche kandi zikomeye zivuga Kizito Mihigo ko icyangombwa nuko twese dusenyera umugozi umwe yuko iyo hariho ibyo abantu batumvikana hari igihe runaka kandi niyo n'abantu rega batanagira ibyo banumvikanaho burya na Yezu ntabwo ari ngombwa yuko abaporoso bumvikana n'abagatolika bumvikana n'abadivaniste bumvikana n'icyo ariko twakwizera yuko bizashoboka rero dukomeje muri ibyo bikorwa hari iyo fondation KMP ikomeza ifite n'ubuzima gatozi mu Bubiligi ndagira ngo ahangaha nongere nsubiremo bitandukanye gatoya na branche hari branche nyine hari iryo shami KMP Belgique naryo rifite ubuzima gatozi hakaba na fondation KMP ariyo fondation mpuzamahanga niko navuga ari nayo iyobowe na Delphine ikaba ifite nayo statut yayo muri iyo fondation rero hari ibikorwa bitandukanye ari byo twebwe dukorera hano mu Bufaransa ari ibikorerwa mu Bubiligi cyane cyane ko twakunze kugira ibikorwa byinshi bigaragara ariko twabonye n'abavandimwe nk'ubu baturutse muri Amerika baje kwifatanya natwe hari n'abandi bavandimwe dukorana nabo bari mu Budage twagiye dukorana n'abandi bavandimwe gusa wenda bamwe na bamwe batari babona ibyangombwa byemewe n'amategeko kugira ngo babe nabo babe branche bakaba ari abamambre ba KMP ba fondation KMP ni muri urwo rwego rero twebwe hano mu Bufaransa dukunda kugira ibikorwa byinshi kimwe nuko no mu Bubiligi naho nshaka kutubwira ibikorwa mukora bijyanye no kusigasira umurage wa Kizito ibikorwa mu ibanga wenda nse nuvuga gato nkano mu Bufaransa Delphine nawe araza kunyunganira avuga mu rwego mpuzamahanga cyane cyane no ku bikorwa dukunda gukora mu Bubiligi n'ibikorerwa ndetse ku mbuga nkoranyambaga natwe mu Bufaransa hano hari ikinyamakuru ni ikipe yo mu Bufaransa navuga yagitangije kandi karushaho no kugikwirakwiza aricyo kiswe la Colombe de la Peko cyandikwa mu Gifaransa ariko bizashoboka nuko tuzagerageza no mu zindi ndimi ikinyamakuru kimaze gusohora nimero ni nimero 5 nitugeze kuri nimero ya 4 kubera ko hatangiyeho na nimero 0 ariko nimero 5 zimaze gusohoka nejo bundi hari nimero yasohotse nyine mu rwego rwo kwibuka ino myaka 5 ishize Kizito yishwe iyo nimero yanitwaga moi et mon prochain ukuvuga ngo ngewe n'umuvandimwe wanjye bise mu byuko umuvandimwe wanjye ninde ngomba kubana n'umuvandimwe wanjye gute iyo teme rero cyangwa se iyo nsanganyamatsiko ni nayo yayoboye muri rusange ibikorwa byo kwibuka Kizito uno mwaka twifuza ko bizanakomeza ndetse bikazaherekeza umwaka wose uretse icyo kinyamakuru cyasohotse kandi muri twifuza yuko cyagasohotse nibura nka 2-3 mu mwaka ariko ari gihe bitadukundira kigasohoka rimwe cyangwa se 2 ariko bitewe n'ubushobozi tutari twashobora kugira nitubugira bizasohoka inshuro nyinshi ndetse kirushaho no kumenyekana twanakoze rero na misa hano i Paris ndetse tunakora n'ikiganiro twacyayobowemo n'umwe hari umupadiri wa hano mu Bufaransa mu Paroisse nako yamaze kutumenya inakora ibishoboka byose kugira ngo idushyigikire muri iyo misa ndetse n'ikiganiro cyabaye nyuma abakristo baraje atari ukuvuga ngo n'abakristo b'abanyarwanda gusa ndetse n'abanyamahanga baraje nyuma ya misa baratuganiriza baratubaza bati ese nanditse naje gusanga ahubwo ari ikintu kingira akamaro gikomeye cyane mu rwego rwo gutuma Kizito amenyekana hirya y'imbibi z'abanyarwanda nabonye ukuntu abo banyamahanga ari abazungu ari abanyafurika baza kutubwira bati rwose dushimishijwe no kumenya uwo muntu harimo atubwiye ati nkanjye ntabwo ikibazo cya Kongo nari nkizi
ariko nakimenye kubera indirimbo y'uwo muntu witwa indirimbo yitwa Mon Frère Congolais. yego yego Muri rusange rero ngibyo bimwe mu bikorwa twakoreye hano mu Bufaransa, ariko Delphine nawe namuha umwanya kugira ngo yego Delphine aze kuza gukomoza ku cyo wavuzwe cyane cy'abakristo gatolika. Njye ntabwo ndi umukristo gatolika, ndi umukristo ariko ntabwo ndi umugatolika, ariko nakuriye muri katolika nanone ubwo sinabyumvikana, ariko amashuri yanjye yose nize hafi ya yose nayize muri kiliziya gatolika. Hari abifuzaga ko Kizito Mihigo yanasabirwa kugirwa umutagatifu, uze kuza kubikomozaho Delphine. Turi kugenda tugana ku musozo, ugerageze gukoresha neza umwanya dufite. Iwi urakoze cyane. Afite wenda mise nsubiza icyo ngicyo kubwa wenda cyo kumugira umutagatifu, kumusabira kuba umutagatifu bito. Hari iyo miryango dukorana nayo cyane, ari uriya muryango Faustin amaze kuvuga, umuryango remezo Kizito Mihigo Kizito, umuryango remezo mpuzamahanga. Hari n'umuryango remezo ntabwo ari umuryango remezo, ni Fraternité Kizito Mihigo Colomba Pacis. nabo ntekereza ko baharanira ubutagatifu bwa Kizito, ariko wenda bahise bagira iyo initiative, ni na byiza cyane. Gusa wenda ku rwego rwa KMP, wenda ku batabizi wenda mpite nabitangaza, fondasiyo Kizito ukuntu yakoraga yari yarayikiremo amakomisiyo cyangwa amadepartoma. Harimo nko fondasiyo ikomoka mu myemerere, mu kwemerera, donc mu ivanjiri, nubwo wenda tutakira abakristo gusa cyangwa abakatolike gusa, ariko twakira n'andi madini n'abayisilamu. Ariko isoko hari abayisilamu bari muri kampe uyu munsi sinzi ko barimo. Hari abayisilamu, hari umuyisilamu uri muri KMP arahari, ariko na kera Kizito kiriho bari bahari. Twakira amadini yose, ntabwo KMP ntabwo igendera ku madini, wenda bisubiremo, ntabwo igendera ku madini, ntabwo igendera ku moko, ntabwo ibogamira ku mashyaka. Donc iri hagati y'ibyo y'abatandukanye, y'abahanganye, y'abantu bahanganye, ni umuhuza. Niyo mpamvu tutavangura ku madini. Ariko ntabwo twibagirwa ko isoko yayo ari ivanjiri, kuko niyo Kizito yavomaga ubwo butumwa. Niyo mpamvu no mu kugira ngo abashe kuyubaka inkingi zigize, harimo komisiyo y'imyemerere ya spiritualite, ni komisiyo idusubiza mu kwemera, mu gusenga n'iki, no kongera kwiherera, kugira ngo twongere turebe ko ubutumwa turi gutanga turacyari mu murongo. Iyo komisiyo rero nyuma hamaze kwitaba Imana, ngo kwa kundi tugenda tukora amakontakte, turacyakora amakontakte hirya no hino. Murabizi ko yari en contact na wenda ntabwo ntiza ko abantu batabizi cyane mbere yuko bamwica. Nk'uko twazi tubivuga, yari abaye abandone n'ibikorwa bya na organisation ziri mu gihugu, public institutions cyangwa se ama ONG. Ariko ikintu cyabaye kiza nuko Kiliziya Gatolika yamusapotinze. Ntabwo navuga ko Kiliziya Gatolika lokale, ni Kiliziya Gatolika ni Vatican bari kumusapotinga. Wenda aribyo tuzabatangariza mu gihe kizaza. Nekeza ko nabyo babonaga ko bashaka kumufungirana nta kazi, ariko bakavuga bati duhe projet ufite. Hari projet yari yabahaye, noneho ashaka gukorana by'umwihariko no kwa papa binyuze mu donc kwa non apostolique. So ubwo rero mu byo amaze kwitaba Imana, mu byo tureba nka komisiyo, abashinzwe komisiyo y'imyemerere nabo bagerageza gukora ku buryo bategura izo projet. Tugerageza kujya en contact n'abo bantu bashinzwe izo gusaba ubutagatifu cyangwa gutanga ubutagatifu bw'umuntu wagiye wabayeho nka Kizito, kugira ngo tuzarebe tuzanarebe ukuntu duhuza imbaraga n'iyo miryango yindi yavutse nayo iharanira icyo kintu, kugira ngo tureke icyo kintu tuzakigeraho. Ariko ni ibintu nababwira ko nka Rugamba Sipiriyani nawe ari imiryango yasize. Harimo mu miryango yasize mu bayishinzwe bagerageje gukurikirana ubutagatifu bwe. Biracyari mu nzira, ntabwo ari ibintu umuntu apfa ngo bigire. Ni ibintu, ni process. Ni process, ababona za negociation, n'abita negociation, hanyuma no gupresenta umuntu n'iki, no byarangira habaho n'imanza, aba n'iki. Donc ni ibintu bifata igihe kinini, habaho no collecta za témoignage. Ntekereza ko
igihe kizagera wenda nabyo bisobanuke bijye mu buryo byose. Icy'ingenzi ni uko tuba twagize icyo gitekerezo kugira ngo uwo mushinga tuwukore, nanone twahagurutse tudahagurutse nta n'undi muntu waduhagurukira, nabyo biri mu nzira. Kimwe nk'uko n'iperereza ku rupfu rwe nubwo bikigoye kuko haba harimo ibintu za diplomasi z'ibihugu, haba harimo icy'intere politiki, nabyo ntekereza ko ari ibintu tuhita tubona gutya byakagombye guhita bikorwa. Kimwe nk'uko ajya gupfa yari yasabye ko bamuhungisha, yari yasabye mu babiri yari yanyuzemo, baramubwira ati buretse turebe. Yari Human Rights Watch yari birimo, nk'uriya Lewis Muju uhagarariye Human Rights Watch muri Afurika muri ka gace k'iwacu, yari yambwiye ati nangiye rwose iyo projet nari nyiriho, twari twabigandiyeho, nambwiye ati tegereza. Hari n'abandi bantu muri France akati sinzi iyo organisation muyizi, aho bari bamubwiye bari babizi. So ni ukuvuga ngo rero izo diplomasi zabo tugende buhoro, bitangira ibyo byangiza, ibyo bitinza ibintu, kuko iyo biza kuba hatari izo za diplomasi baba baramuhungishije kuko bazi ko ari menace. So natwe rero muri iki kibazo duhura nacyo nizo diplomasi sibye ko hari babangamira ubwo butabera, byose barabitubwira, ariko igihe kizagera kwa byo haboneka inzira kwa. Okay. Nakongera akantu gato, umbabare nongera kandi kantu gato. Yego. Twarengeje ariko yego wakongeraho yego. Nakantu gato cyane, sino dukunda gutekereza kugirwa umutagatifu ni byiza, ariko hari n'ikindi gikorwa tugomba twege turagiharanira, ariko tukabinginga namwe nanjye kuvuga ngo bavuga rikijyana, harimo nyine abakristo n'abanyarwanda muri rusange, natwe abanyarwanda muri rusange n'abanyamakuru kugira ngo na Kizito azamenwe nk'umuntu waharaniye icyo nakwita no violence, ni ukuvuga kudakoresha kugera ku bwiyunge cyangwa se kurwanya akarengane adakoresheje ihohotera cyangwa se ubugiranabi, nk'uko tuzi ba Mandela, nk'uko tuzi ba Martin Luther King, nk'uko bazi Gandhi. Azaba ari umuntu nawe wa kane uzwi ku isi hose nk'abo bantu, ariko ntitwabigeraho tugiye kwiherera hagati yacu abanyarwanda, nitumumenyekanisha isi ikamumenya, azagera muri icyo cyiciro. Faustin, reka mpite nkubaza, kuko hari ukuntu Delphine yagakomojeho bituma nkagira ikibazo gikurikira. Mwavuze ko Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi hari ibyo yamufashaga, ariko ntabwo mugeze muvuga ko Kiliziya Gatolika ku rwego rw'u Rwanda hari icyo yaba yaramufashijeho. Nagira ngo tunabihuze no kuba nyuma y'urupfu rwa Kizito winigishije amashuka nk'uko babivuze, n'indirimbo ze ntabwo zigicurangwa mu Rwanda, yewe nta n'uwemerewe kuba yavuga izina Kizito Mihigo. Nagira ngo dusase inzobe, ndabizi neza ko wenda ibintu byinshi ntabwo wenda bijya ku mbuga nkoranyambaga, ako mugire icyo muvuga kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda nyuma y'umurimo ukomeye Kizito Mihigo yakoze mu bukangurambaga bw'ubukristo muri rusange n'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside ya 1994, guceceka kwayo kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 5 tukaba tutabona ijambo na rimwe Kiliziya Gatolika ivuga ku rupfu rwa Kizito cyangwa se ku bikorwa bya Kizito Mihigo. Nagira ngo kumoza aho ngaho, hanyuma Delphine nawe yenda aze kuza kuhakanda, turi kugenda tugana ku musozo. Hari igihe kuhakanda byaza kutunanira. Ubwo niba ufite ubwoba jewe nanjye nahikandira, ariko ni umwanya nawuguhaye kugira ngo kunanirwa rimwe na rimwe, hari igihe batari ubwoba akaba ari nk'isoni. Izo soni Kizito abaye ariho ntabwo yakwemera ko wazigira, kuko Kizito uko muzi gake namubonye nabonanye nawe nta soni yagiraga. Ubundi urebye ntazo yagiraga, ariko twebwe ntabwo dufite imbaraga nk'ize, nubwo tugerageza ariko twebwe tugira isoni, tukagira za cyane cyane abanyarwanda tukagira wenda n'ubwoba, sinzi n'urangira nakuba kurikiza sinabyita ubwoba, wenda nabyo tukagira cya kintu cyo kuvuga ngo ahari wenda ngo ejo wasanga naho bazabivuga. Ariko icyo ushaka kuvuga ndacyumva, wenda ngiye nkaba nanashima gato, nkaba nashimigize kubivuga yuko na mbere yuko bamwica buriya yari afite uburenganzira bwo kujya gusoma misa no kuririmba misa muri diocese ya Byumba. Navuga ko ari ikintu cyiza, kandi wabimukoreye sinzi niba nzakamwita njye nakomusenye nzakamwita njye nakwemeza ko, ariko ntabwo mbifitiyeho amakuru yose 100%, ariko nemeza ko yaba ari we
umusenyeri umwe wenyine waba ndakoresha muri kondisiyoneri waba waramwemereye nibura yuko yajya ajya kuririmba muri diyoseze ya Byumba muri paruwasi yose ashaka. Icyo ni ikintu buryo ujya kunenga na aho none nyuma yuko afunguwe yahawe akato cyane biragaragara ku buryo wabonaga ko no gusohora indirimbo bitari bigikunda wabonaga bamwishyushya cyane. Aho rero amaze kwicirwa birumvikana nivyo wanahereyeho urebye n'ukuntu yakoreye kiliziya ukareba ukuntu ari indirimbo turirimba mu misa ukareba ukuntu yavuze papa kandi no nterego urajyana kure tukareba ukuntu yaririmbye ubwiyunge ukuntu mu by'ukuri yashatse guhuza abanyarwanda no muri prison yagerageje gukora ibyo bikorwa byo guhuza abanyarwanda ukareba ukuntu yari umukirisitu usenga ari umukirisitu ukunda Bikira Mariya ari umukirisitu washyira imbere ivanjiri ariko kiliziya kuri iki gihe ugasanga yuko nta kintu cy'umwihariko ndetse ukaba yanamwibagirwa wenda twavuga tuti bafite ubwoba bafite ariko se ngenge naravuga nti wenda iyo mu Rwanda yagira ubwoba ariko se ko nyambona nabihaye Imana bamwe bari hanze y'u Rwanda kandi bamwe banahunze ko mbona nabo batamuvuga uko bikwiye. Aho ngaho rero ngiye navuga nti wenda Delphine araza kunyunganira nari ngiye kuvuga ngo urwishe yanga sinavuga urwishe ya kiliziya sinzi niyo nabivuga ntyo mugari ntubaho ariko navuga yuko icyo kintu cy'ubwoba icyo kintu cyo sinzi niyo nakita isoni icyo kintu cyo kudatinyuka no kuvuga ukuri burya abanyarwanda rimwe na rimwe uretse rimwe nuko twakwitwikira umutaka w'amadini ariko burya hari igihe dukomeza kamere hari igihe itugora ndaza ababikira benshi cyane bari hanze hirya no hino batari mu Rwanda ndaza abapadiri ariko abo bose ni iki kibabuza kugira ngo bavuge bashime barate umukirisitu mwene wabo ari we Kizito. Aho ngaho rero nanjye ubwanjye ako kabazo mbajene nakagusubiza. None se ngubu ngubu mbere ko tugenda kuri Delphine hari Kardinali Kambanda niwe ukuriye Kiliziya Gatolika mu Rwanda akaba no ku rwego rw'isi. Ntabwo ushaka ko uza kuza kumena amagi ariko nk'ubu muhuye wamugiriye nama Faustin ku bijyanye no gusigasira umurage wa Kizito kuko turimo turavuga yenda kuri Kiliziya Gatolika ariko nk'uko ngewe nkunda kubivuga Kizito Mihigo yari umuntu wagutse ntabwo ari uwa Kiliziya Gatolika gusa ngewe ndi umuprotesta ariko nemera levaleri Kizito Mihigo yavugaga mu buryo bw'ijambo ry'Imana mu buryo by'ubumwe n'ubwiyunge izo ngingo nubwo haba hari ibyo tutemeranya ariko mbona ko ari mu nzira nziza. Uhuye na Kambanda Kardinali Faustin ntunyure ku ruhande uyasengera ku ruhande muri mu nzu yanjye mwenyine wamubwira iki? ahubwo wenda binashobotse yuko warabikunze yuko njye namubwira nti mu Rwanda burya hashira imyaka 30 hari abahohoterwa. Icyo sinzi niba ari cyo ishatse kukubwira ariko ibyo arabizi deja ndagira ngo turebe ntabwo abizi kuko muri ya magambo yavuze yaravuze ngo hashize imyaka 30 nta munyarwanda uhohoterwa nta munyarwanda wicwa nta munyarwanda ubundabunda. Njyewe namubwiye nti hari aho cyagiye wibeshye harimo abanyarwanda bicwa harimo na Kizito ahubwo wenda byagenze bite kugira ngo nkawe ubu utamubona nta n'igitekerezo cyo kumuvuga ariko sinzi niba mu by'ukuri ntabwo nzi niba hari igisubizo yanampa sinzi niba yanatuma nanamubaza kuko ntekereza ko dutekereza ku buryo butandukanye dutekereza ku buryo butandukanye iyo avuga ko mu Rwanda nta hashize imyaka 30 nta munyarwanda upfa ubona ko uhungiye twabundabunda wicwa n'inzara usengerwa none se ubu ngubu ahuye na ba bantu urambaza ikibazo ni ko kundi ngo urabaza amenyo y'inkoko ureba umunwa ubu ngubu ahuye n'abaturage ba Kangondo basenyewe kandi yaravuze ko imyaka 30 nta munyarwanda usengerwa ubwo bamubwira iki cyo bamubwira nicyo nanjye namubwira. Urakoze cyane Delphine ntabwo nongera kubaza icyo kibazo nawe komereza aho yaragereje. Wenda icyo navuga kuri Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ntago bamushyigikiye ntago bamusapotinze officiellement donc kuri rwa institution ko mumbabarege gukoresha terime nayikuye kuri Kizito uyivuge nta kibazo ndavuga n'impamvu ndayisobanura naho impamvu yabyo hari ibintu Kizito yajyaga avuga ku bantu birengagiza abantu bari mu kaga harimo ubugome cyangwa ubugwari ngo nta kindi kintu kiba kibiri inyuma ubugwari buturutse ku bwoba kwa
n'ubugome bushobora guturuka ku bwo umuntu akaba yaguhemukira akakugirira nabi akaba yanakwica ariko kubera akoreshejwe. So ubwo kiliziya ushatse kuvuga ko kiliziya gatolika ari ingome cyangwa ari ingwari? ni ingwari, ikaba ari ingome ubwo nabyo biturutse ku bwoba. Ariko aho ni ku rwego rwa institution officiellement, kuko hari abantu bari muri institution, ni naho wenda ndibuvuga impamvu bivuze gutyo, n'impamvu wenda ayo materime kisi yakoreshaga iyo twabiganiragaho byaturutse kuki. Hari ndatanga ntarajya ubwo ngiye guhera d'abord mbere atarapfa afunzwe, ntago byagaragaye ko kiliziya imusapotinga, ntago yigeze imusapotinga. Wenda ngo bagira icyo bakora, bagira declaration bakora, cyangwa simbizi niko nabivuga gutyo, cyangwa se nafunguwe atarapfa. Kiliziya gatolika wenda nabo nkuko Faustin bivuze arabo bakoranye babaji nanjye nari mara agenda akora aririmba muri za eglise zitandukanye mu paruwasi atandukanye y'igihugu. Nibyo ni byiza kuko niyo ni support, kuko aho iburiye muri leta nabyo donc bari bamuje gukora, leta yamuje gukora ibikorwa bya KMP, iramubwira ngo aririmbe, we yahitamo kuririmba donc akora ibitaramo bya gikristo. Iyo ni support. Ariko hari témoignage nshaka kubaha, ntago ndi bugyagize ndavuga mbere akista kiriho, ntago ndi babwira igihe, ariko hari umusenyeri umwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika wenda igihe nikigera nta menasi hari y'urupfu ku bantu bari mu Rwanda, iyo témoignage nzayitanga, ni Kristo wayimpaye. Umuyobozi wa Kiliziya Gatolika yaramubwiye ngo ntago ari wiyoboye, tuvuge ko ari wiyoboye cyangwa uyu munsi umwe mu basenyeri bayoboye Kiliziya Gatolika bo mu Rwanda, yaramubwiye ngo komera, courage, Kiliziya Gatolika ikuri inyuma, ariko twebwe turi ibigwari twananiwe gukora ibyo wabashije gukora. Bari umuntu wabimubwiye, igihe nikigera nzatanga ayo magambo ko atari mabi. Ntago ari mabi, bumva wishije ubugwari, kuko bumva baramusapotingaga ariko bafite ubwoba, ntago bahaguruka, kuko yaramubwiye ko Kiliziya iboshywe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, iri menasi. Ahubwo se buri ushobora gutandukanya Kiliziya na leta? Mbona ntago bigishoboka. Donc rero kuba nkuko ari babibajije kuvuga ko Kiliziya itamusapotinze ntago ari uko babyanze, nkuko umusenyeri yabibyivugiye, ni icyo kibazo cy'ubwoba. Ariko barambwira ati ntuzagire wumva ko ugira utsita ibirenge cyangwa usubira inyuma uvuga yuko wenda Kiliziya tukureba nabi cyangwa se tudabona ibyo uri gukora, tukuri inyuma 100%. Ariko Delphine, reka nguce mu ijambo, ndi umukristo nubwo ntabwo Gatolika, ariko nemera ibintu byinshi byo muri Kiliziya Gatolika. Iyo ufata inyigisho aba bapadiri ba musenyeri batubwira gukunda mugenzi wawe, izo zose zo muri Bibiliya uko bazimanuka, bikageraho umuntu nka Kizito wari ufite inshingano nka ziriya, ndetse wari ufite uruhare urubuto rwa Kiliziya Gatolika peke yake ubwayo, umwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, baruca bakarumira nyuma y'inyigisho birirwa bigisha, barangiza bakavuga ko bafite ubwoba bwa leta. Ibyo bintu bihuza genda bikubwira ko wenda nanjye ndabivugira wenda ko ndi hanze y'u Rwanda, ariko jewe ntekereza ko nka Kiliziya yagombye guhaguruka kazamura ibendera ikavuga iti ibi ngibi ntabwo twabyemera, cyangwa se ikagera naho ihagarara ikavuga iti twebwe nka Kiliziya twiyumva gutya. Je niko mbitekereza. Normal ariko byakombye kugenda, kuko hari ikintu kitegeze kumbwira, hari habaye umunsi mukuru wo kwa papa, noneho bari bambakiriye kwa Nonce Apostolique, barimo n'abantu bo muri Kiliziya Gatolika bahari. Hari donc Kristo wari umushyitsi, bari mu bashyitsi mukuru, haje n'umuntu hagarariye guverinoma. Ariko icyo gihe nkurikije avuye y'ukuntu yasobanuriye n'ukuntu leta y'u Rwanda yamurebye nabi, icyo gihe habaye ikintu cyo
kuba bamugonga donc kuko nosi posirike yamufataga gutya nka ari we mushyitsi mukuru ubwo hari n'undi wari muri guverinoma yagombaga no kuririmba indirimbo ya Pape François nibwo yayipresentangaga ariko ukurikije ukuntu habaye ikintu cyo kugonganira aho ngaho na guverinoma y'u Rwanda ariko wabonaga yarambwiraga ikigaragara kuko baraganiraga na nosi apostolique we yari ni umunyamahanga yari yabashe gusobanukirwa ukuntu kiza ikora hariya n'ukuntu bari mena donc bagendera ku magi we yashaka kugira ngo nicyo kintu ashaka gukuraho kutinyura wenda abandi bagenzi be bo muri donc bahagarariye Kizito mu Rwanda kugira bahaguruke basupportinge Kizito donc niyo nzira bashaka kubinyuzamo ariko Kizito aranambwira ngo ibintu mboneye hariya ntago nzi ko bibungwa amahoro iyi leta noneho banza ribunyice ubwo yari yagiye kuririmba iyo ndirimbo Pape François ndumva ari nko muri yaravuye muri gereza hashigiye gitavuye muri gereza ntabwo igihe yasohoreye ndumva ari muri 2019 ariko ntabwo nibuka neza ukwezi arambwira ati ibintu mboneye hariya nkurikije ukuntu babona ko nsa nkaho nabonye ubuhungiro mu kiliziya ti nkurikije analize nabonye nkurikije ibyo nabonye ti ibintu ntabwo bizangwa amahoro taba abantu donc bakoze uko bashoboka kose ngo bamfunge ariko ndabona ko bari kunuze Kiliziya Gatolika ishaka kumfasha bitutse hejuru ariko ntago biri kubashimisha ubwo ari ukuntu bari bagonganiyemo aho ngaho mu bintu bya protocole kwa nuko ubwo ariko nagarutse ku cyo narindi kukubwira ntago biri normal kubona abantu batinya ariko igihe nikigera kugira ngo hatagira undi muntu waba wakicwa kuko barakwica kuko Kiliziya Gatolika ni ifite temuni ntekereza ko nabo bafite temuwanyaje abantu babo bagiye bapfa ubwo rero ntekereza ko wa mugani utaribwa namenya gukinga niko nabivuga ariko nanone hari abantu bafitemo ubutwari kamere ariko nanone ari igihe ubwoba bukuganza bugatuma utagomba gukora icyo ugomba gukora nibyo Kizito avuga ngo byari ubugwari nyine nk'uko uwo musenyeri yabivugaga kugira igihe nikigera gusa tuzatangaho ubuhamya kuko igihe byabereye iyo uvuze ngo igihe nikigera igihe nikigera no kugira ngo kuko hari igihe ushaka kuvuga ikintu ukavuga umuntu amazina akararapfuye kuko urumva amagambo yakoresheje plus umuntu uhagarariye Kiliziya Gatolika uri mu bantu bahagarariye Kiliziya Gatolika iyo bivuge rega ndabyumva ahubwo ndavuga mba numva abatwumva mu kiganiro bakeneye kumenya icyo gihe ni ikihe igihe mushaka kuvuga wenda umuntu ashobora kutakimurwa ni nko kuvuga ubutegetsi buriho nibuvaho no nanjye ntabwo nzi ko ushaka kwicara nkavuga ibyo ngomba ngenda hanze yego hari ibintu byinshi Kizito rero arambwira ati hari ibintu utazavuga wicaye ku butaka bw'u Rwanda ibyo uzi byose situkaye mubi ntuzayivuge wicaye ku butaka bw'u Rwanda nimba narapfuye kigera imbaraga cyane muri gereza nibanyica no gusova ubuzima icyambere so ubwo rero uwo muntu ashobora gusohoka hashobora abantu bashobora kuzagira kuvuga bisanzuye ntabwo nzi bizagera ariko ubwo butumwa buzatambuka kuko ye n'ubuhamya yatanze we kandi koko baramushyigikiye ukurikije uko ikiganiro bagiranye baramushyigikiye kujya ntabyo mbona nicyo kibazo ntabyo bigaragara nyine ntabwo bigaragara reka mbahe akantu sinzi niba nakita ko ari urwenya ariko ni ukwerekana ko abanyarwanda dufite muri kariya kanyamakuru kacu hari umupadiri nzi aba hanze amaze igihe kinini cyane aba hanze yarambwiye ati ngiye kubakorera karitike ariko ndiyita izina rindi yihira indi zina rindi serubyipinyura impyisi ariko muri kanyamakuru sinzi niba ariko yiyise irindi zina rindi kandi ari hanze amazemo imyaka irenga 10 niba atari 15 20 ariko yanze kugira ngo kandi urabona akanyamakuru nta nubwo n'ikinyamakuru mpuzamahanga cya Karundura urabona ikinyamakuru cyacu ntikirashinga cyagerageza gutanguza ariko utekereze ko yanze gushyiraho izina rye none se erega ntabwo ari abantu benshi baba bafite ubwo bushobozi erega bombori ntabwo abantu benshi bombori bashobora kuyitinyuka kandi burya abanyarwanda twahuye n'amateka y'akataraboneka n'iyo kiliziya tuvuga wenda reka yihangane yumve ko nanayivugiye nayo iri mu bahungabanye nk'abandi banyarwanda bose muri rusange nayo ku bwanjye nayo yarahungabanye nayo nanjye banga nayo ikwiye gukubitwa icyuhagiro nako ni nabyo kuko n'icyuhagiro mu kiliziya kibaho
nayo ukwiye gukubitwa icyuhagiro kugira ngo nayo izanzamuke. yego ndabyumva nanjye ibyo mvuga si ukwenda nirengagiza realite y'iby'abanyarwanda twabayemo n'uburyo abanyarwanda babaho, kuko nanjye wari ubikomojeho, nanjye ibiganiro nkora bya bombori byankururiye ko nta muvandimwe n'abitwa ko ari abo mu muryango benshi bancitseho, bari inshuti magara bancitseho. ubu ngubu nafashe icyemezo cy'uko nzajya mvugana n'uwiyumvamo ko kumvugisha bitamuhungabanya, kuko nabonye ko akenshi abanyarwanda iyo ugeze mu byago abenshi iyo bibaye ngombwa bavuga ko batigeze banakumenya, nubwo haba hari icyo waba warabamariye cyangwa se hari icyo wari ubamariye. njye nkabyita bwa bugwari Delphine yavugaga, kuko ni ubugwari bugeretse ku bundi bugwari. Yewe simbizi, yenda ntabwo ari ukwenda mvugira mu birometero ibihumbi ugereranyije n'aho u Rwanda ruri, ariko ntabwo yewe nakwemera ko kabanza niba nkuzi ko nta kibi wakoze umuntu aza akagushyiraho ikibi hanyuma ngakomeza guceceka. naho ndabyerekezaga mu kiganiro cyanjye. munyemerere tugane ku musozo w'ikiganiro, ndetse niba hari icyo mushaka kongeraho, ariko tugane ku musozo. Delphine, mbere yo kwenda tugane ku musozo, afite ashaka kugaruka noneho kuri témoignage iyo donc ya Kiliziya ukamusapotinze dushyingura. Wenda urabona ko Kiliziya yakoreraga kampi yakoreraga muri Christus. yego yakoreraga muri Christus ni mu bihayimana. Noneho ntekereza ko ariho hantu hambere kurikije umubano twari dufitanye, ave no muri gereza, ari no muri gereza sapoti baduhaye kugira ngo dukomeze twiherere, tumuzirikane, tumusabire anavuye muri gereza uko twakoranye. Voilà, niho hantu hambere hagomba ko misiyo yo kumushyingura. Ariko hari icyo bavuga, bari kuvuga ngo Kristo yiyahuye. Ubundi muri Kiliziya Gatolika iyo wiyahuye ngo ntabwo bagusomera misa, niko numva. Ntekereza ko urebye ukuntu bari gushaka ahantu donc twamusabira misa, twamusezerera mu misa. Christus yavuze ko iri occupé, Regina Pacis ivuga ko iri occupé, Saint Michel bavuga ko bari occupé, amakiliziya muri Kigali yose aba occupé n'amashapeli. Est-ce yari occupé cyangwa nyine aho niho nyine uhita ushyiraho akabazo, urumva bwa bwoba. Ariko ikintu cyaje kuba igitangaza, wenda kireke bagenda bakomanga kuri buri babwira ati wenda ntabwo batigeza wenda ko umuntu yasohoka akajya hanze ya Kigali, wenda bakagenda babwira buri mu padiri uhagarariye paruwasi ati nibaza nimubakire, nibaza nimubakire, nibaze muri bakire. Ntabwo bari kubishobora. Ubwo rero Roho Mutagatifu yagenda itwerekeza Indera misa, padiri arabyemera, misa arayisoma. Ariko wenda icyo nashaka kugarukaho, ntabwo institution itaragaragaye nko kumusapotinga mu rwego rwa institution, ariko mu rwego rwa iyo tuvuze Kiliziya tuvuga n'abapadiri baraje pe, hari abapadiri barenga 20. wongeyeho nuko kandi wenda kujyana nange témoignage, ntago kugira iyo misa ibe ntago ari Vatican yabigizemo uruhare. Vatican yaje nyuma, kuko Vatican kujya Vatican donc bohereze kuko Annonce Apostolique bohereze umuza kubahagararira. Nge nabakontakse deja twarangije kubona ahantu ho gushyingurira misa, Kiliziya gushyinguriramo. Noneho padiri yaduhaye na gahunda n'iki, noneho ariko kora ko n'inziro relation kisafitanye ni Vatican. Noneho donc tunyuze kuri Annonce Apostolique nibwo nabahamagaraga, nsanga deja Annonce Apostolique icyo gihe wari uriho ari Vatican. Noneho aba secretariat barambwira ati reka tumuhamagare, barambwira ati nukupe, bamuhamagara ndi kumva, bahamagara Vatican babwira ati abantu bakizito badano final barahamagara, bumva bari badushatse batubuze. Numva Kizito ntabwo yari yatanze contact zacu, ariko njye nafite contact zabo. Noneho nafite email yabo, ariko telefone nayibonye mu bundi buryo nkoresheje email contact nari mfite za Kizito. So bemera kuza, barambaza se gahunda imeze ite, ndababwira, ariko barambwira ati nimuvunike mugere mu famille ko bakategura ibyo bateguye, tuzahurire hariya ku Kiliziya. Ibijyanye na protocole uko kwa Annonce baza, protocole ikorwa hari buze iyo bari Vatican cyangwa bakare, donc kwa Annonce Apostolique iyo bari buze hariya hari protocole ziba za Kiliziya, abasenyeri bari kuba ko bahari, abapadiri bari kuba bahari, tibyo turabyikorera turabijyamo na Kiliziya. Ariko urumva kugira ngo Kiso yemererwe gushyingurwa guherekezwa mu Kiliziya, ntago ari Vatican babigizemo uruhare, n'abapadiri bo mu Rwanda babigize deja ni ya paroisse. Ariko Delphine, uretse na Kizito n'umujura cyangwa se umwicanyi nkaswe Kizito tuzi neza
iyo apfuye arashyingurwa. Ntabwo rero navuga ko ari nka faveri bagiriye Kizito, ahubwo byari bikwiye celebrity ya Kizito ubwayo yashoboraga kubapushinga kubikora. Ahubwo reka nkubaze iki kibazo, nubwo wenda mbona yenda twarengeje umwanya twari twihaye. None ko umuntu yinigishije amashuka, ubwo ndajya muri context y'ibyo batubwiye, umuntu yinigishije amashuka, nta muntu wamwishe, nta n'urubanza rwari rukimuriho, ku buryo imyaka 5 ishira abantu ntibabe bavuga bati turamwibuka, abantu ntibabe bacuranga indirimbo ze. Kiriya kintu wagishyira kuri leta, gituruka kuki? N'uyu munsi sinyabasha kugisobanukirwa, kuko niba mu by'ukuri Kizito yarinigishije amashuka, reka ariko tubivuga ko ariko babijyanye, niyo mpamvu yatuma abantu badashobora no gucuranga indirimbo ze. Ni leta, kubera ko hari wanyaje Kizito avuye muri gereza ari gukompoza indirimbo zo kwibuka mu kwa 4. hari umunyamakuru wamushakaga ngo amuha interview ku bijyanye no kwibuka gahunda nimba indirimbo ze bazemeye zizajya kumara, kuko bagomba kuzipresenta kuri CNL je pense zo kwibuka. Noneho aramubura uwo munyamakuru, anyuzeho ariko numva ariko matemo wanyaje ambwira ati numvishe ko Kizito bamukize kuri liste donc bamuciye umurongo batazamwemera kandi baramuhaye imbabazi, nikaye nashaka kuvugana nawe. Ndamaze se wabikuye hehe? Ambwira nibwo yambwiye ko umuyobozi wa RBA icyo gihe niwe watangaje asimwe icyo gihe. Ntabwo nibuka icyo gihe amazina 2019. Yego, naho ngaho rwose nibyo. Okay, ni ngo yamubwiye uwo munyamakuru wiko Kizito. Uwo munyamakuru ari w'ikihe gitangazamakuru? Nanone ntabwo atubwira izina rye. Ntabwo unabivuga, oya, ntabwo nshaka ko ari umuntu wagira ikibazo kuko binturutseho. Yego. Noneho uwo munyamakuru rero niwe wambwiye ati umuyobozi wa RBA twavuganye arababwira ngo ibyo mubona hariya ko Kizito yararekuwe nuko mubibona, ariko ntago yababariwe. Tibwo rero n'indirimbo ze zizahora zaciweho umurongo. Tiniko yabivuze mu magambo cyangwa se banakoze ibaruwa ivuga ko ntabwo iyo baruwa iyo barayikoze ntabwo twize tuyibona, ariko umuyobozi wa RBA yabwiye umunyamakuru gutyo ko indirimbo ze zaciwemo umurongo, ntago arababarirwa n'ubwo kwishwe nabivuga mfite record byawe ngombwa ko ndi coding, kuko numvaga byari kuvuye muri 2020 2019. Yego, donc byabaye ngombwa ko uwo munyamakuru wenda nawe bimenye nimba nyumva, nabaye ngombwa record ndayifite igihe nikigera nzayishyira hanze. Donc byabaye ngombwa kugira ngo Kizito, kuko ntabwo nabikosha kugira ngo Kizito ngo bambwiye gutya. Donc nabaye ngombwa ko yari yarampaye consigne ko ngomba ku ikintu cyose swati ngomba kubika ama preuve ibintu byo recording nari mbizi. So arambwira mbonye ko ari gutanga témoignage ikomeye, noneho ndamurecordinga mbereza Kizito. Ubwo nibwo twashe kumenya none ko ishusho y'umubano wa Kizito na guverinoma y'u Rwanda uko ihagaze, kuko uwo muyobozi wa RBA yavugaga yuko itegeko bafite nuko Kizito atigeze ababarirwa. Ariko ibyo ngibyo yenda nanjye yenda nabaye mu Rwanda, nabaye umunyamakuru, ndabyibuka ko hari nk'abantu bagendaga bagirana ibibazo na leta. Hari iterabwoba ryabaye mu Banyarwanda riba karande, ku buryo iyo ikintu kibaye Abanyarwanda bose baribwiriza, bakibwiriza n'ibyo batabwiwe. Si ngombwa ko sohoka amatangazo cyangwa iki, ndabizi kuko nk'abahanzi nka Babeli Rutabana igihe bakomanyirizwaga cyangwa se babyumva wari nyine mu Rwanda, hari indirimbo twabaga nta muntu wabikubwiye ariko ukaba ubizi ko uyicuranze byaba ikibazo, kuko hari igihe nigeze gucikwa ndi muri studio ncuranga indirimbo ariko imijugujugu yanguyeho, ntabwo nshaka kubigarukaho. Yego, ibyo tubizanye. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro, cyane cyane ko hari ibyo twagiye tuvuga abantu yenda bashaka kuba bataramenye, kandi hari n'andi makuru azakomeza kugenda ajya ahagaragara nk'uko wabitubwiye. Tugane ku musozo mbabaza, ni iki Abanyarwanda bakora mu rwego rwo gukomeza guha agaciro Kizito Mihigo n'ibikorwa byamuranze igihe yari akiriho? Kizito Mihigo yapfuye atarageza ku myaka 40. Ubu ngubu yaba akiriho yari kuba yaraturirimba izindi ndirimbo nyinshi nziza. Ndagira ngo mutubwire icyo Abanyarwanda ni igiki, nubwo bakibitswemo ubwo bwoba bwo kudacuranga ibihangano bye, kutavuga izina rye, kutamwibuka, cyangwa se ni icyo Abanyarwanda twakora?
ngewe ntekere wenda sinzi niba ari njye ubanza cyangwa ari reka uvuge hanyuma akabanza araza kuza kugukurikira nta kibazo. ngewe ntekereza nk'abanyarwanda ikintu cya mbere twagomba gukora ni ukurangwa n'izo valere yaharaniye donc nawe yapfiriye, tukagerageza kuko nizo dukeneye kugira ngo twongere kubana neza nk'abanyarwanda. Yego. Hanyuma ikindi nanone ni ukugerageza gukomeza gukwirakwiza ubwo butumwa, kupartaja izo ndirimbo, kuzumva, kuzisangiza abatazizi, kubwira abato babyiruka Kizito yari mu ntoki, none tugakuraho cyacasha bamusize donc ya image bamuhaye, tukavuga Kizito nyawe n'uyu nguyu. Ikindi nanone ngaye abavandimwe bo branche ya KMP Belgique bigeze kujya mu kiganiro n'umugabo witwa Ruhashya afite ikinyamakuru ubona donc ubogamiye kuri leta, usebanya cyane. Donc abaha ikiganiro ubwo kandi aba no muri KMP twagombye kuba donc turitara donc rimurikira abandi, donc twe dutwaye ibyo tarakizi, donc uwo murage wa Kizito ni ukuvuga ngo afite ikintu icyasha Kizito yasizwe na leta y'u Rwanda. Nimba tubonye opportunity nubwo ngo wahaye platform yo kubivugiraho yihaye gusebya Kizito, urantumiye mu kiganiro, tuje kuganira ku butumwa dutanga, ku butumwa dusigasiye, kuba buduhashigiye, urangije uramututse aho kugira ngo musubize umbaje ikibazo ariko ukoze introduction ku muntu nabanza nka gukosora, wenda Ruhashya tuvuge ko yijijisha cyangwa se ariko abizi simbizi, ariko ni gute ni ikintu ugomba gukora nka KMP rero nose KMP Belgique n'abandi bose bumva ko agomba guceceka imbere y'umuntu ushaka gusebya Kizito, tugomba guhaguruka tukavuga. Ni igihe cyo kuvuga, nicyo kintu cya mbere twagombye kumukorera mbere yo kujya kuvuga ngo turamamaza ubutumwa bwe kandi tutemeranywa n'isura bari kumuha. Ngerekeza ko ikintu gikomeye cy'ingenzi cya mbere, kuko n'abavuka bagomba kwigira donc na mateka bazafata, niyo mpamvu tugomba guhangana n'icyo kibazo. Kabanza reka mbahe ishusho imwe ariko hari izindi ingero nyinshi cyane kuko twaganiriye bihagije, tuzabona iki undi mwanya kuko ngewe mfite inkuru nyinshi cyane nagiye numva mbwirwa n'abavandimwe n'izo ari na Kizito kimwe n'abandi bavandimwe akiriho n'abavandimwe nyuma. Ndibuka uyu muntu ngiye kwihangana ni uko watubwiye ariko abo bantu mutavuga amazina, icyo gihe mutubwira ngo igihe nikigera muzabavuga. Yo mubavuge kuko icyo gihe ikibazo nuko none ntari bumuvuge. Ikibazo icyo gihe muvuga mwagishyize mu ivarisi, icyo gihe mwagishyize mu banki, icyo gihe muvuga n'irya icyo gihe wenda twebwe natwe reka nanjye nigarukiye tuvuge wenda ko tugirira abandi ubwoba, ariko natwe numva ko natwe tugufite iyo dutinya kubavuga kuko turavuga tuti nituvuga birabamerera nabi cyangwa se batugarukeho. Ariko reka uyu mudamu naye kumuvuga twaganiriye kuko ni umuntu nzi, yarambwiye ati uraza gusanga ko ntamuvuga kuko nawe ari we ntiwamuvuga. Yarambwiye ati uraza kumubwira nyuma ya leta. Oya ariko yarambwiye ati komeza natebyaga. Yarakimara kwicwa arampamagara arambwira ati ngiye ati byanshobeye ati nzi ko ukunda Kizito atari ku ngubu ndarandira ati ku buryo none gitangaje ejo bundi bwo nagize gutya amarira umugabo asinziriye arakanguka aramba ati surarizwa n'iki ati none natinye kumubwira yuko ndibakurizwa n'urupfu rwa Kizito ati ndamubwira ati ariko se ati nibutse abacu ati mba nibutse abantu b'umuryango wanjye bapfuye muri za 1994. Umugabo arambwira ati se ubu n'aka kanya ubyibutse nyuma y'imyaka irenga 20. Noneho nashaka kuganisha nuko twaraganira icyo gihe Kizito yakimara gupfa, ariko uko imyaka igenda ihita niko byageze aho ngaho biribagirana ku buryo no hambere ahangaha namubwiye nti se wa muntu we ko dufite urubanza, dufite misa yo kwibuka Kizito wazaza abo tukifatanya. Ati n'uwo munsi nawe ugeneye gahunda yindi ntazaboneka.
tekereza wa muntu wariraga umugabo nijoro akamubaza turarizwa n'iki, arizwa n'urupfu rwa Kizito, ariko kano kanya akaba atatinyuka ngo aze yifatanye natwe mu misa yo gusabira uriya muvandimwe no kumwibuka. Umunyarwanda rero hari aho ese ibyo biracyari ubwoba, birashoboka, ariko ngiye nkamya ko abanyarwanda tunibagirwa vuba. nibyo aho turemeranya cyane. Kizito igihe yari akiriho wabonaga abantu bamukunze, yewe na nyuma gatoya akimara gupfa wabonaga ko hirya no hino, mpamya ko n'abamwishe aricyo batekerezaga, bari bazi ko bizahitaho gatoya akibagirana. Yewe mpamya ko natwe sinavuga ko natwe bakimuvuga, abakigerageza hirya no hino sinavuga ko bamwishe badukunze, kuko nibaza yuko batekerezaga yuko agomba kuzima burundu. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo nkavuga ko abanyarwanda twibagirwa vuba, tugira gutyo tukagira amarangamutima yihuse, ubundi tukikomereza ubuzima bugakomeza. Rero ntitwanarenganya gusa ngo n'ababihaye Imana, nubwo twavuga ko biri no mu nshingano zabo, ariko si nabo gusa, kuko abihaye Imana kiliziya nitwe twese. Ni gute twakumva ko twababajwe ugasanga aribyo bivugwa Kizito akimara gupfa, ariko kuri iki gihe umuntu akumva yuko nyuma y'imyaka 5 tuvuga tumuze tuzirikane umuvandimwe, tuzirikane, nubwo tutavuze ko inyigisho n'ubutumwa bwe ntabwo wenda twaba ko tuzashobora kubishyira mu bikorwa 100%, kuko n'abayoboke bemera Yezu Kristo ntabwo isi yose ubu ntitekanye, yewe naho yavukiye Yezu ntihatekanye, ariko ntibibuza ko abantu bakomeza gusubiramo ubutumwa bwe. Rero natwe abanyarwanda nibaza yuko twagira icyo kintu cya reconnaissance, ntitwibagirwe vuba, ntituba abantu babashimira mwiriro. Umuntu bashimira mwiriro ni umuntu urya yamara guhaguruka akagenda akibagirwa n'uwamugaburiye. Nibaza ko ari zo nshingano dufite, ari nacyo wenda tuzagerageza kuzirikana ku bihangano byo, kandi si na Kizito gusa, abanyarwanda twagize abantu b'intwari b'ibitangaza, ari aba bose ari bareba niyo mugabo, ari bande bose bagiye bafatanya na Kizito. U Rwanda rwagize abantu b'ibitangaza, ntabwo tugomba gutegereza gusa ko icyo gihe turimo tuvuga ari igihe wenda tuvuga ngo ubutegetsi buzahinduka, ashobora no guhinduka wenda hakaza n'ubikurusha, ariko ni twebwe hinduka tukanahindura n'ejo hazaza. Niyo yawe no mu ngorane ubuse ko dukora bino biganiro, ntituzi ko hanze hari abarozi, ntituzi ko twahanyeje imyaka 5 ikabishize, hari ingorane twanyuzemo, wenda izo ntitwazivuze. Bombori twanyuze mu ngorane zinakomeye, ari naho bashaka kuduhiga, n'ubu turacyazinyuramo, ariko turazagira n'uyu munsi ndacyabinyuramo, hari ibingwa hejuru, ariko nyine nkamera nkaho nta cyabaye. Natwe nuko ariko izo ngorane tuzazitsindisha ibikorwa by'ukuri, tuzazitsindisha kuvuga ukuri, tuzazitsindisha kwanga. Hari abantu tuzi, Delphine arabazi, bamwe na bamwe no kuri kigihe bigira inshuti za Kizito no ku maradiyo tukababona no kuri za televiziyo, batubwiraga ngo uwo muntu yarizize, kandi ubu ngubu nibo bantu bamwe na bamwe hari ababimbwiye, kandi b'inshuti zanjye birananjye cyane, n'uyu munsi sinshobora kugira. Hari nabo mbona turababona bigaragaza bambaye neza ku mateleviziyo, bigize ibitangaza, bavuga ngo Rwanda demokarasi n'uburenganzira, turababona ko kandi tuzi ko umutima wabo barimo bavuze ngo uwo muntu ngo yarizize, ngo uretse ngo yashaka iki, ko bari baramuhaye byose. Abo bantu barahari, ariko nkanibaza ko abantu bashobora kuba bake bakaba bake beza. Ugiye kumbaza rero ngiye icyo nakubwira ko ejo hazaza no kuvuga twebwe dukomere kuri ubwo bunyangamugayo, duhagarare ku nshuti. Inshuti ntabwo ari kuba ariyo tuzi gusa, cyangwa yaduhaye inka cyangwa yatugaburiye. Inshuti ni uwo muvandimwe wavuze ukuri, ni uwo muvandimwe waharaniye ko abanyarwanda twongera akanabizira. Ngiye nicyo kintu numva yuko ari bwo butumwa, kandi tuzanabishobora, kuko ngenda byemera ko tuzabishobora, kuko ukuri nka kuriya ntabwo kuzima. Twari tuvuga kiliziya, ko kiliziya y'abamugani ni nimwe kandi ihoraho, kuko tuzi neza ko hari amakiliziya kuri iki gihe yo ndatari ndayo mu Rwanda, yo hirya no hino, ariko kiliziya nimwe bavuga, n'umwe ni Yezu bavuga, Imana bavuga. Hari abadushyigikiye kandi bakanadushyigikira batari banatuzi. Rero twabwira abanyarwanda wenda, ariko tuzongera tubona kandi kanya, nuko ubutumwa bwa Kizito, nuko ibikorwa bya Kizito tubihagazeho, kandi ko bizakomera uko byagenda kose. Urakoze cyane. Nyemera nkubaza akabazo ka nyuma, ntabwo ari akanyuma kubera ko tuzongera ibindi biganiro. Delphine yageze gukoresha ijambo ngo igihe nikigera. Kabanza, igihe kigeze mu rwego rwo kwibuka Kizito, wakora iki ubaye ubishoboye? Dusoza. Mu by'ukuri igihe ni iki, ariko igisigaye wenda icyo gihe Delphine arimo kuvuga ni igihe dushobora kuba
hari abantu bamwe twagumye kutavuga kuko inshuro nyinshi babonye ko aho ngaho twagiye nabibonye byanangoye cyane kuyobora ikiganiro kuko muravuga muti runaka ariko sinamuvuga ariko ariko noneho icyo gihe twibaza yuko noneho twavuga tuti dore runaka na nyiranaka dore ibyo musenyeri runaka yakoreye wumvishe nk'ukuntu kare nigeze gukatisha mvuga musenyeri Nzakamwita wa Byumba yego sinzi neza simbifiteho amakuru 100% ariko wenda mfiteho 80 yuko ashobora kuba yari yaremereye Kizito kuririmba muri diyoseze zose. Icyo gihe cyageze navuga nti mbega murabizi wa muntu wavugaga ni musenyeri Nzakamwita. Abo turavuga beza ababi nabo wana na wa mudamu nshobora kumuvuga ariko buryo urabizi wa mudamu ni cyagiye burya haraho witwa nyiranaka. Abo ngabo bandi Delphine yakomeje kwanga gutsinda avuga ati hari igihe bagira ingorane hari n'igihe nange byagenda gutya. Icyo gihe noneho twanavuga tuti dore n'ingorane twanyuzemo, dore abangabo, dore abatubereye abagabo, dore n'abatubereye abatari abagabo n'ibyo. Delphine wowe cyagihe kigeze tugera ku musozo wategura gute uburyo bwiza bwo kwibuka Kizito bwaba ari ubuhe? Nkuko bivuze rega nta kindi hari ibyo tudakora, hari abo tutibukana nabo, niyo mpamvu nanjye nabaje icyo kibazo. Hari abo tutibukana nabo, uburyo bwiza bwo kumwibuka nuko tugomba kumwibukana nabo tugomba kumwibukana bose. Ubu ngubu dusa abantu batinyuka ni bake, nabari hanze natwe tutari nkuko bivuga Faustin n'abari hanze bose si bamwibuka. So ubwo rero ntegeza ko ari cyo kizaba ari igihe tuzamushimira we yifuzaga gushimira, tuzageza ubutumwa bwe. Donc tunavuga ati yaratubwiye wowe yaratubwiye turagushimira, cyangwa dore wowe waramuhemukiye asabi abantu donc tuzasaba abantu gusaba imbabazi imbere ya rubanda. Ntekeza ko bwiza buryo bwa mbere bwiza kuko abantu bagiye bamuhemukira, wenda ntabwo navuga ko bamwishe ariko wenda bagize uruhare mu nzira y'umusaraba yagize nabo. Ngenekeza ko mu gihe cyo kumwibuka igihe nikigera abo bantu iburyo bwiza nkuko Kizito yatwigishije gutanga imbabazi no kuzisaba. Ntekeza ko igihe nikigera abo bantu bagomba kujya imbere ya mikoro bagafata mikoro bagasaba imbabazi. Biragoye, reka tubitegereze tubihe igihe. Mbashimire cyane Delphine Uwituze ukuriye KMP Fondation yasizwe na nyakwigendera Kizito Mihigo. Imyaka 5 irashize nibyo twagarutseho, twarebye ko hari ibikorwa byo kumwibuka byabaye ndetse hari na gahunda zitandukanye mutegura muri rusange zo gukomeza kusigasira umurage wa Kizito Mihigo. Twabonye ko yari afite izina ryagutse ritari ku muryango nyarwanda gusa. Ngushimire cyane Faustin Kabanza wungirije Delphine Uwituze. Nshimire n'abakurikiranye iki kiganiro, mbashimire cyane. Nibidukundira kandi tuzabona undi mwanya wo kuongera gutarama cyangwa se kugaruka kuri Kizito Mihigo. Mbashimire cyane kuba mwaje muri iki kiganiro kandi nkomeze nshimire n'abadukurikirana kuri YouTube channel yacu ya Bombori YouTube channel. Mukomeze kugira ibihe byiza twibuka Kizito Mihigo. Iyi si dutuyemo irimo amakuba, irimo ingorane, irimo inzitane.